Mu bintu bine bikurura abantu bikazanira abahanzi igikundiro harimo ubwiza bugaragarira inyuma, ubwamamare, amafaranga ndetse n'ibihangano bifite ireme, nta gushidikanya biri mu byatumye aba basore baza mu rutonde rw'abakunzwe kurusha abandi, bakaba barigaruriye imitima ya benshi cyane cyane abakobwa. Biragoye kubona ahantu hatifashishijwe umuziki, haba mu birori byo kwishima, mu guherekeza abitabye Imana no mu rusengero ndetse n'ahandi henshi hacurangwa imiziki ijyanye naho. Hari urubyiruko ruri gukora iyo bwabaga kugira ngo umuziki nyarwanda ugere ku rundi rwego ruzwi n'isi yose, ibyo bigaragarira mu mpano zabo zitangaje, ubu zatangiye no kwiyambazwa n'abaturuka imahanga. Tudatinze katurebere hamwe abasore 10 bakiri bato bari kubica bigacika, haba mu bwiza cyangwa no mu bihangano biryoheye amatwi, bigatuma hari n'abakobwa babizirikiyeho nka Joyeuse wa Juno ndetse n'abandi. Ku mwanya wa 10 hari umuhanzi Roskana. Rubangura David wamamaye nka Roskana ni umusore wavutse ku wa 20 Gicurasi mu mwaka w'1999, akaba afite imyaka 26 gusa. Uyu muririmbyi akaba n'umwanditsi w'indirimbo wavukiye i Nyagatare, akavukira mu muryango w'abana 7, akaba ari uwa 7, ni umuhanga wize gucuranga ibyuma bitandukanye, akaba yibitseho n'ijwi rihogoza abaryumva. Yatangiye umuziki mu mwaka wa 2020, aza gufashwa n'umunyamakuru Murindahabi Irene wo kuri MI Empire, ubwo yasohoraga indirimbo yise Selection mu mwaka wa 2021. Ubuhanga bwe bwakomereje no mu kwandika indirimbo y'ibihe byose yitwa Fou de Toi, maze ayigeza kuri Element L, umuhanga mu gutunganya amajwi y'indirimbo, maze Element agira ibyo yongeramo. Roskana amusaba kuba iyo ndirimbo yajya ku muyoboro wa Element kubera L yamurushaga izina kugira bizazamure Roskana. Barabyemeranwa, banasaba Bruce Melody kuyijyamo, iramamara cyane ituma amenyekana kuri benshi bari batamuzi. Ibyo byamushoboje gusohora n'izindi ndirimbo zamamaye cyane nka Sesa, Mami na Morera iherutse kuvugisha abatari bake kubera uko yari ihenze cyane, maze abantu batangira gushidikanya aho yaba akura amafaranga ashora mu ndirimbo bakamwita umupfubuzi. Roskana uherutse kugaragaza imbamutima ze ku bamwita iryo zina, avuga ko bimubabaza bikanamubangamira cyane, kuko ahamya ko umuziki atari wo wonyine akora, ahubwo hari n'akandi kazi akora atashatse gutangaza. Uyu muhanzi uherutse kuva muri sosiyete ifasha abahanzi ya 155am, ubu amaze igihe gito avuye mu gihugu cy'Ubugande, aho mu mpera z'Ugushyingo mu mwaka wa 2025 yataramiye abakunzi be mu gitaramo gikomeye cya Comedy Store mu gihugu cy'Ubugande. Ubu Roskana yigwijeho abakunzi kubera umubiri w'ibigango wateruye ndetse n'inseko inyura abamukurikira, aho akurikirwa n'abarenga 126,000 ku rubuga rwa Instagram, naho kuri YouTube ni abantu 187,000. Kuba akora indirimbo zikarebwa n'abarenga miliyoni mu gihe gito nicyo cyatumye agarukaho kuri uru rutonde. Ku mwanya wa 9 hari umuhanzi ukizamuka Run Up. Kwizera Emmanuel Prince uzwi nka Run Up ni umusore w'imyaka 24 wavukiye mu Gatenga mu mujyi wa Kigali, akaba yaravukiye mu muryango w'abana 4. Mu mashuri yize Software Engineering, atangira ubuhanzi mu ntangiriro z'umwaka wa 2023. Uyu musore yakunzwe cyane mu ndirimbo aheruka gusohora yise Tsunami, akaba ari nayo yamuzamuye cyane. Ku ikubitiro yari yayikoranye n'umuhanzi Chris Easy, ariko nyuma abareberera inyungu z'aba bahanzi bombi ntibumvikana amafaranga y'ibizavamo, birangira bisubiye ibubisi, uyu muhanzi asubira kuririmba bundi bushya atari kumwe na Chris Easy, ubw'amahirwe ikundwa n'abatari bake. Mu Kwakira mu mwaka wa 2023, Run Up yabengutswe na sosiyete yo muri Nigeria isanzwe ikorana n'abahanzi yitwa Song Plus, yari ihagarariwe na Rocky Kimomo mu Rwanda, ikaba ariyo yamufashaga mu rugendo rwe rwo gukora umuziki. Yamenyekanye kandi mu ndirimbo nka Isabella, See on God n'izindi. Uyu musore ufite imyaka mike n'impano idasanzwe aherutse gutaramira abantu mu gitaramo cya Gen Z muri Nyakanga mu mwaka wa 2025, akaba yaratangaje ko ariho hambere ataramiye nk'umuhanzi, bikaba byaranejeje umutima we. Yanakomoje ku butumwa bwa Kenny Mugarura, umuyobozi wa sosiyete ya 155am, wavuze ko muri iyi minsi hari ubukene bw'indirimbo zikunzwe. Run Up avuga ko uko ari ugupfobya akazi k'abahanzi, ahubwo ko uwo muyobozi aba agomba kugenzura neza akamenya ibigezweho. Umuhanzi Shafi niwe tugiye kugarukaho ku mwanya wa 8.
Uyu muhanzi wigaruriye imitima y'abakobwa mu ndirimbo Serera aheruka gushyira hanze, bikagaragazwa cyane n'imibare y'abantu bamaze kuyireba mu gihe gito bagera kuri miliyoni 2,300,000 ku rubuga rwa YouTube. Ni umusore w'imyaka 27, akaba yaravutse ari uwa kane mu muryango w'abana batandatu, avukira mu Rwanda mu Nyakabanda. Mu mwaka w'ibihumbi 2006 yaje kujya mu gihugu cya Uganda mu baturanyi. Akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Nyuma mu mwaka w'ibihumbi 2015 yaje kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomeza amashuri, ari nabwo yatangiye umwuga w'ubuhanzi. Ubwo yahabwaga impano ya gitari atangira asubiramo indirimbo z'abandi akabishyira ku rubuga rwa Instagram. Lick Lick aza gukunda impano ye, bakorana indirimbo asohora izirimo Akabanga, Sukuma, Worth It n'izindi. Kalisa uzaba umwana Sharif wamamaye nka Shafi usanzwe ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakoranaga indirimbo na producer Lick Lick, aza kwifuza gukorana na Element maze aza mu Rwagasabo bakorana indirimbo bise Bana bafatanyije na Chris Easy iratutumba ku mbuga nkoranyambaga. Yaje gukora n'izindi ndirimbo ziri no kuri alubumu ye ya mbere nka Jumbe, Bailando, Totally na Serera. Ku mwanya wa 7 turahasanga Kevin Kade. Amazina ye ni Ngabo Richard Kevin, wavutse ku wa 23 Nzeri mu mwaka w'ibihumbi 2000, akaba afite imyaka 25. Yavukiye Gikondo, avuka ari uwa 6 mu bana 7. Yatangiye kuririmba ubwo yari akiri mu mashuri y'umuziki ku Nyundo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2019, maze umuhanzi Christopher amwemerera kuzamukoreshereza indirimbo, maze bajya muri studio barayikora ariko birangira batayisohoye. Mu mwaka wa 2019 arangije kwiga yakoranye na bagenzi Bernard, ari naho yamuhaye izina rya Kevin Kade. Imyaka 6 irashize uyu musore ashimusa imitima ya benshi, maze urukundo rurashibuka kubera guhogoza kwe, ndetse ruza gushinga imizi akoresheje iturufu yo kubyina bikanyura ababireba. Si ibyo gusa, imyambarire ye itangaza benshi ubwo iba iteye ukwayo. Yamenyekanye cyane mu ndirimbo yise Munda, Piramide, yambuka n'imipaka ajya muri Tanzania akora iyitwa Bebe afatanyije na Alikiba, ubu atumereye nabi mu yitwa Nyanja. Kevin Kade wakunzwe kwitwa Papa Gigi n'abakoresha imbuga nkoranyambaga, yerekanye imbamutima ze ko yanga abantu bamwita Papa Gigi kuko hari abagira ngo afite umwana witwa Gigi. Aba barimwita bashingira ku ijambo rikunze kuvugwa n'urubyiruko ryitwa kugigira, bakarimwita bashingiye ku kuba Kevin Kade akora ibishoboka byose ngo agere ku cyo ashaka. Uyu kandi ngo iyo agiye gutegura igitaramo agitegura nk'aho aricyo cya nyuma agiye kugaragaramo, bityo agakora ntacyo asize inyuma. Yitabiriye ibitaramo byinshi mu Rwanda, ibyo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byose nibyo byatumye agarukwaho muri uru rutonde nk'umuhanzi ukiri muto ukunzwe n'abatari bake, aho no ku rubuga rwa Instagram akurikirwa n'abarenga 328,000. Ku mwanya wa 6 hari umupapa w'umwana umwe n'umugore umwe, Kenny Sol. Rusanganwa Norbert uzwi nka Kenny Sol wavutse mu mwaka w'1997, akaba afite imyaka 28. Ni umugabo wa Tungakunda Alliance, basezeranye kubana akaramata ku wa 5 Mutarama mu mwaka wa 2024, bibaruka imfura yabo ku wa 3 Gicurasi mu mwaka wa 2024. Kenny Sol yahoze akina umupira w'amaguru muri Kiyovu Sport Football Club, aniga umuziki mu ishuri ryo ku Nyundo, maze atangira kuririmba nk'umwuga mu mwaka wa 2019. Mu mwaka w'ibihumbi 2020, Kenny Sol yaje gufashwa na Bruce Melody mu bitangaza, akora ikinyafu afatanyije na Bruce Melody, Aso, Umurego ndetse n'izindi. Igihe yavuye mu bitangaza kwa Bruce Melody mu mwaka wa 2021, yakoze ku giti cye asohora izakunzwe nka Jolie, Say My Name ndetse n'izindi. Bikomeje kugorana, yisunze umujejetafaranga Coach Gael, maze asinya muri sosiyete ya 155 AM muri Gicurasi mu mwaka wa 2024. Nyuma y'umwaka, ku wa 2 Kamena mu mwaka wa 2025, umuhanzi Kenny Sol yatangaje ko atagifite imikoranire y'ubuhanzi na sosiyete ya 155 AM kandi ko bombi babyumvikanyeho. Benshi bari bazi ko ari we wasezeye 155 AM kubera ko abahanzi benshi bari bari gusohoka muri iyi sosiyete, ariko umuhanzi Kenny Sol aza kubikomozaho mu kiganiro cya One on One gitambuka kuri YouTube. Kenny Sol avuga ko atasezeye 155 AM kuko atari kwanga abamushoramo,
aca amarenga ko 1:55 AM ariyo yaba yaramusezeye. Yamamaye mu ndirimbo Molomita, Phenomena ndetse n'izindi zitandukanye. Uyu nawe afite abakunzi barenga 307,000 ku rubuga rwa Instagram bidapfa kugirwa na benshi mu Rwanda. Nelson Rwangabo Byuza uzwi ku izina rya Nel Ngabo niwe tugiye kugarukaho ku mwanya wa 5. Uyu musore w'imyaka 27 mu mashuri yisumbuye yize ibijyanye na Mathematics, Physics and Computer Science MPC, maze arangije atangira umuziki mu mwaka w'2017, akora imyaka 2 yose nta muntu uramumenya. Nyuma mu mwaka w'2019 ajya muri Kina Music ubwo bashakaga umuhanzi uzi no gucuranga igikoresho byibura kimwe, kandi we yari azi gucuranga na piano. Agenda atyo akomeza no kwiga kaminuza ibijyanye na Business Management. Yasohoye album nyinshi harimo Byakoroha, R&B 360 ndetse na Vibranium aherutse gusohora afatanyije na Platini. Kuwa 30 Kanama mu mwaka w'2025 mu gitaramo cyabereye muri Zaria Court mu birori byo kumurika album ya Vibranium, ibyamamare bitandukanye byaguze iyi album birimo Miss Mutesi Jolly, Uncle Austin, Prophet Joshua. Ariko Prophet Joshua wari wemeye kuzabaha miliyoni 5, ibyo yemeye ntabwo yigeze abishyira mu bikorwa kubera ko ngo bamwicaje ahantu habi. Nel Ngabo yabikomojeho agira ati imyanya yose yari ihari yari VIP, kandi icyo yari ashinzwe nk'umuhanzi yari ukumurika ibikorwa bye. Isezerano riba ryabaye ideni. Muri izo album zose umuhanzi Nel Ngabo yasohoye, indirimbo zakunzwe cyane muri zo harimo Solo, Arampagije, Muzadukumbura, Mutware n'izindi zitandukanye zamuzamuriye igikundiro. Umwanya wa 4 turahasanga Niyo Bosco. Niyo Kwizerwa Bosco wavutse kuwa 25 Gicurasi mu mwaka w'2000, akaba afite imyaka 25. Ubu ni umusore witegura kurushinga hamwe na fiancé we Mukamisha Irene. Ubukwe bukaba buteganyijwe kuwa 16 Mutarama mu mwaka w'2026. Muri Mutarama mu mwaka w'2020 ubwo Niyo Bosco yaganiraga n'ikinyamakuru Igihe, yavuze ko ku myaka 2 yahuye n'uburwayi bwa malaria bumusigira ubumuga bwo kutabona. Kugeza n'ubu akaba afite ubumuga bwo kutabona, ariko aherutse kwibasirwa n'abamushinjaga ko yababeshye ngo ntabwo abona kandi abona, biturutse ko mu kiganiro One on One cyo ku muyoboro wa YouTube yerekwaga amafoto y'ibyamamare akagira icyo abavugaho, maze asobanura ko nawe yakabaye yifuza kubona nk'abandi, ariko abahamiriza ko atabona. Ibyabaye uwamubazaga yamusabye kuvuga amazina y'abahanzi akanabakomozaho, maze ibindi bikaba byarabaye mu guteranya amashusho bizwi nka edit. Umuhanzi Niyo Bosco agisoza umwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye yifuje gukora umuziki anawiga biramuhira, akaba ubu ari umuhanga mu kwandika indirimbo, aho akunze gukorera akayabo mu kwandikira indirimbo abahanzi. Impano ye ntishidikanywaho kubwo gukora ibyo byose afite ubumuga bwo kutareba, ariko akabasha gucuranga agasohora indirimbo zasigaye mu matwi ya benshi nka Ubigenza Ute, Urugi, Peer Pressure, Daddy God ndetse n'izindi. Niyo Bosco nyuma yo gutandukana na Murindahabi Irene warebereraga inyungu z'umuziki we, yanyuze muri label nyinshi baratandukana, ubu akaba abarizwa mu ndirimbo z'agakiza. Mu ruvangitirane bw'ubuzima bugizwe n'ibyiza n'ibibi, kuwa 23 Mata mu mwaka w'2025 yagize ibyago byo kubura papa w'umubyara, naho kuwa 17 Nzeri mu mwaka w'2025 yambika impeta umukunzi we, akaba yitegura kuba umugabo ku myaka 25 ye. Juno Kizigenza niwe muhanzi ukunzwe mu bakiri bato mu myaka tugiye kugarukaho ku mwanya wa 3. Uyu we igikundiro cye cyavuyemo n'abiyita ngo nabe, ubwo byageraga kuri Joyeuse wa Juno wamwihebeye, bikagera agize amahirwe yo guhura nawe. Kwizera Jean Bosco wamamaye ku izina ry'ubuhanzi rya Juno Kizigenza, ni umusore wavutse kuwa 23 Ugushyingo mu mwaka w'2000, avukira Kicukiro, Kigali, akaba afite imyaka 25.
yatangiye umuziki afashwa na Bruce Melody mu bitangaza label, nyuma muri Kamena mu mwaka w'ibihumbi 2021 baratandukana. Juno Kizigenza yakanyujijeho mu rukundo rwari rwarigaruriye imbuga nkoranyambaga we n'umuhanzi Ariel Ways, bakundanye kuva mu mpeshyi mu mwaka wa 2021 kugeza mu Ukuboza mu mwaka wa 2021, ubwo urukundo rwabo rwakonjaga nyuma y'amezi 6 gusa rukamera nka barafu ntirwongere kuvugwa nka mbere. Gutandukana kwabo kwababaje abantu benshi, nka kumwe bababajwe no gutandukana kwa Justin Bieber na Selena Gomez cyangwa na Rihanna na Chris Brown, aho bababazaga niba bazasubirana. Juno Kizigenza akavuga ko Imana nibigena bizaba. Urukundo rwabo banyuzemo bombi bavuze ko bizemo amasomo, aho atari byiza gutangaza urukundo rwabo mbere y'igihe. Ku wa 15 Gicurasi mu mwaka wa 2025, umuhanzi Juno Kizigenza yizihije imyaka 5 amaze mu mwuga w'ubuhanzi. Akaba muri iyo myaka 5 Juno Kizigenza yarasohoye imizingo myinshi, indirimbo zo sinakubwira, ku buryo usanga ku mbuga ze hari indirimbo zitabarika. Akaba yaramenyekanye cyane muri Shenge, Jaja, Birenze, Mafomira n'izindi zitandukanye zatumye yigwizaho abakunzi. Ubu akaba akurikirwa n'abantu 776,000 ku rubuga rwa Instagram, akaba ari nayo mpamvu yagarutsweho kuri uru rutonde. Umwanya wa kabiri turahasanga Element L nk'umuhanzi. Mugisha Fred Robinson uzwi nka Element L ni umusore wavutse ku wa 25 Nyakanga mu mwaka wa 2000, avukira muri Karongi, akaba afite imyaka 25. Uyu yamamaye cyane mu mwuga wo gutunganya amajwi y'indirimbo bizwi nka production, ariko akaba ajya anyuzamo agasohora indirimbo we ubwe yiririmbiye. Uyu nta gushidikanya akunzwe n'abatari bake nk'uko bigaragarira mu bantu bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze, aho abarenga 475 bahisemo kumukurikira ku rubuga rwa Instagram. Yakoze ibikorwa byinshi mu gutunganya amajwi y'indirimbo production, ariko uyu munsi tugiye kumugarukaho nk'umuhanzi wakoze indirimbo zigera muri 5, ariko akaba yarigwijeho abakunzi batabarika. Izo ndirimbo zirimo Kashe, Mirere, Tombe, Maso, Fou de toi. Gukora indirimbo zigakundwa byamuhesheje kwitabira ibitaramo bitandukanye mu Rwanda no hanze yaho. Uyu wahoze avugwa mu rukundo na Miss Kelly ya Ruzindana, Miss w'umuco bakunze kwita Miss Heritage 2022, mu kiganiro ku muyoboro wa YouTube akunze kugaragara bihakana yivuye inyuma, avuga ko ari inshuti zisanzwe atari umukunzi we. Element L akirangiza amashuri yisumbuye yihuguye muri production, aza gukorera muri Country Records, ayivuyemo ajya muri 155 AM, ubu akaba ari ku giti cye muri Elsphere Music Worldwide. Mu kuva muri izi lebo zose habaga habaye induru y'ibyo batumvikanagaho. Uri kwibaza uti kuki ataje ku mwanya wa mbere? Dore impamvu. Hari uwakunzwe cyane mu bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, ariwe tugiye kugarukaho ku mwanya wa mbere. Aba nkwibutsa ngo udutere inkunga ya subscribe kugira ngo tuzakomeze kubana no mu bindi biganiro. Bakoze ubwo bikoze. Ku mwanya wa mbere hari umuhanzi w'udushya Chris Easy. Rukundo Christian Nsengimana, umusore wavukiye i Nyarugenge ku wa 27 Gashyantare mu mwaka wa 2001, akaba afite imyaka 24. Yavutse ari uwa 6 umuryango w'abana 6. Yatangiye umuziki ari umuraperi mu mwaka wa 2015, afite imyaka 14 gusa. Muri 2016 yaje kwitabira amarushanwa ya Talent Zone yategurwaga na Royal TV, maze bigoranye araryegukana, ahembwa kujya kwiga mu ishuri ry'ibijyanye no gufata no gutunganya amashusho y'indirimbo. Nyuma yakomeje kuririmba nk'umuraperi ariko ntibimenyekane cyane. Yaje kwifuza uzajya umufasha ngo abone ubushobozi bwo gukora indirimbo ze, akandikira Junior Giti nyiri Giti Business Group, ariko ntamusubize. Nyuma baje guhurira mu kiraka cyo kwamamaza, ubwo Chris Easy ari we wagombaga gufata amashusho Junior Giti, baraganira barahuza, amufasha gusohora indirimbo ya hip hop n'ubundi ntiyakundwa, amugira inama yo guhindura injyana, maze akora indirimbo yamuhinduriye amateka ariyo yitwa Faster, akomerezaho asohora Inana, Amashu, Edeni n'izindi zakunzwe n'urubyiruko. Uyu yigaruriye imitima ya benshi kubw'umwihariko we mu mashusho akoreshamo ibikoresho biba bitangaje nk'ibipupe by'abana ndetse n'injyana ibyinitse ishitura benshi. Uyu kandi akunze kugira ibanga ubuzima bw'urukundo rwe, ariko amakuru avuga ko afite umukunzi ariwe Miss Umuhoza Pascaline uba i Burayi.
Muri uyu mwaka umuhanzi Chris Easy yagize ibyago byo kubura mama we kuwa 13 Kamena mu mwaka wa 2025, bidatinze kuwa 24 Kamena mu mwaka wa 2025 na nyirakuru yitaba Imana akurikiye mama we, bikaba byari ibihe bitoroshye na gato kuko na papa we yitabye Imana mu mwaka wa 2014 akiri muto. Kuba ari umuhanga uri creative, agahanga udushya mu byo akora, akaba ndetse arangwa n'ikinyabupfura, igihagararo n'umubiri wumutse mbese wateruye, byatumye yigwizaho abakunzi barenga 491 ku rubuga rwa Instagram. Aba nibo basore bakiri bato ariko batari gito bari kubica bigacika mu mwaka wa 2025 mu kuzamura umuziki nyarwanda ku rundi rwego. Ndakwibutsa kwandika igitekerezo kuwo ubona atajemo kandi yari buzemo, hanyuma ibiganiro nakagaruka hano kuri Bezo Updates. Wakoze kubana natwe.